Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho datuje gusohoka ikizame kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese nukora iki tuba tuje gusohoka kino kizame kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosoza kino kizame kimwe kimaze gukorwa, wagerwa mu kizame cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse. Byumva kino kizame kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ugerweho ukore rimwe ututsinde ikintu ubusabwa, nuko nakugiye kino kizame kiba kimaze gukorwa ukagikosora kugira ngo ujye tukibonera ku gihe. Mbere yuko ureba iyi video jyaho hasi umukara ndetse ngo subscribe ukahakanda. Iyo umaze kwakana ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo agenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Kandi subscribe wasireho kugira ngo nijya bishyiraho ujye uhita ubibonera ku gihe kandi bitakugoye. Ushaka kode twandikire cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tugufashe kuna kode mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga uri kure bitakunda uze twigane mu ishuri, cyangwa se ufite akazi katakunda uze twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online aho duha amasaha uboneka ku munsi akunogeye. Iyo ageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukakwigisha ukazakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwangiye cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubibafashemo. Ukeneye kwiga mudasobwa koresha nimero. Wariyigishije ukeneye ko tuguhugura umunsi umwe cyangwa ibiri mbere yuko ujya mu kizami, twandikire cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tubuze tuguhugure. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndizera ko wamaze gufata agakaramu, ndakeka ko wamaze gukanda subscribe hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa kivuga. Icyapa gifite ishusho. Iyo bavuze ngo ishusho y'icyapa baba bari kukubaza ese icyo cyapa ni mpande 3, ese icyo cyapa ni uruziga cyangwa icyo cyapa ni mpande 4. Icyapa gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba kivuga iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo tuba dufite ibisubizo 4, ugahitamo kimwe cy'ukuri ukacyandika ku gapapuro. Iravuga ngo aho imihanda ihurira. Beka ngo inkomane y'aho umuhanda umwe urasukira iburyo. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Yavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, baba bashatse kuvuga ngo A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B kaza kuba ari igiso cy'ukuri. Aho ni kuri C. Mukiye kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo, aho byo biba bishatse kuvuga ngo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igiso cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ko atubwiye ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, icyakagombye kuba igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Kino cyapa ubundi kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, kikaba gisobanuye ngo ifungana ry'umuhanda. Urabona ko umuhanda watangiye ari mugari, ugeze imbere urafungana, ni ifungana ry'umuhanda. Mwa bino bisubizo 4 hari ahantu ubonye handitse ngo ifungana ry'umuhanda, ntaho. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko niba baramuka bakikojeje mu kizamu urakora mu kanya bashyizemo ngo ifungana ry'umuhanda, uhita ugihitamo, nicyo kiraba ari igisubizo cy'ukuri. Mbibutsa ko tugira amoko 5 ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Iyo video narayigukoreye iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, subiraho uyirebe. Ibibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Kunikoze ni icyapa, ubusobanuro bwacyo
cyacyo n'ikibazo babazaho, bino bibazo byose birimo. Ikibazo cya kabiri kirabaza ngo ikinyabiziga kigendeshwa na moteri n'ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa ntibishobora gukurura iki? Ngo ibinyabiziga birenze kimwe. Mbega ngo ibinyabiziga bipakiye birenze bibiri. Se ibinyabiziga birenze bibiri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo B na C nibyo. B ibinyabiziga bipakiye birenze bibiri na C ibinyabiziga birenze bibiri, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Hano urabona iso kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza. Ndakeka ko iso kuri amaze kugitamo, ndiza ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, iso kuri nta kindi ni C ibinyabiziga birenze bibiri. Mbibutsa ko code zirikoneka aho waba uri hose mu gihugu. Fata telefone yawe twandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789 tugufashe ko na code nziza, tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakorera imwe uhite utsinda. Ukeneye kwiga aho waba hose mu gihugu turakwigisha, aho duha amasaha ubona aboneka ku munsi akunogeye. Iyo ageze tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, twakwigisha uzakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwanye cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 ibyo byose tubigufashemo. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakwitondera iki mbere yuko yinjira mu nzira banyuramo bazengurutse? Uri umuyobozi w'ikinyabiziga ugiye kwinjira hari abanyura bazengurutse, cyangwa aho mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni kuri rompuwe. Ese wakwitondera iki? Ese uba wakora iki? Ngo bagomba kwitondera ibinyabiziga bituruka inyuma, umuvuduko bifite n'uburyo bimwegereye. Mbega ngo ibinyabiziga biturutse ibumoso bwe, umuvuduko bifite n'intera iri hagati ye nabyo. Se mu binyabiziga biturutse iburyo n'umuvuduko bifite n'intera iri hagati ye nabyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibinyabiziga bimuturutse imbere, umuvuduko bifite n'intera iri hagati ye nabyo. Hano urabona iso kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igiso cy'ukuru cyandike ku papuro. Ndakeka ko iso kikuru amaze kugitamo, ndiza ko cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Ikintu ugomba kwitondera hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B ibinyabiziga biturutse ibumoso bwe n'umuvuduko bifite n'intera iri hagati ye nabyo. Kubera ko iyo tugiye kunyura hari abanyura bazengurutse, iyo tuhageze twinjira mu ruhande rw'iburyo. Icyerekezo cyose waba uturutsemo uhita winjira mu ruhande rw'iburyo. Rero iyo ugiye kwinjirira iburyo, akenshi ushobora no kuhasanga biriya byapa byo gutanga inzira, kiriya kivuga ngo utanga inzira. Rero iyo utakihasanze ariko hari ibinyabiziga kubera winjirira iburyo biba byagutanze kuhasenguruka, biba biri ibumoso bwawe. Rero uhita witondera ibinyabiziga biturutse ibumoso bwawe, umuvuduko bifite n'intera iri hagati yawe n'ibyo binyabiziga biturutse ibumoso. Ndakeka ko waramusitamo B, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka. Ikibazo cya kane kikabaza ngo icyapa gikurikira kivuze iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'ubururu bucishemo umurongo utukura ubereretse. Icyapa kivuze iki? Ngo ni hanyurwa. Mbega ngo birabujwe guhagarara umwanya munini. Se ngo umuvuduko utarengeje, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo inzira y'abanyeshuri. Iki cyapa kivuze iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso kikuru amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso kikuru nta kindi ni B birabujwe guhagarara umwanya munini. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, ukibonye imbere yawe uba ubujijwe kuhagarara aho hantu ugeze umwanya munini. Kino cyapa kikaba kibuza, murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda. Ubonye ibyapa biri kukugora, usubira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV ukareba iriya video ukayisoza, nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu, ibirango by'umweru bicishemo umurongo utukura ubereretse. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Ngo iherezo ry'inzira y'abanyamaguru. B ngo iherezo ry'umuhanda urombejeho ibice byinshi. C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A iherezo ry'inzira y'abanyamaguru na B iherezo ry'umuhanda urombejeho ibice byinshi bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta nzira ihari. Hano urabona iso kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye,
tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki wamaze kugitamo, ndiza guso cyanya cyo wamaze kucyandika wa papuro isoki kuri nta kindi ni B. Iherezo ry'umuhanda urombereje ibice byinshi. Iki cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga cyangwa se ibyo bakunda kwita ngo ni ibyapa biyobora. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo mu gihe uri mu rugendo rurerure mu muhanda urombereje ibice byinshi, ni iki wakora mu gihe wumva utangiye kugira ibitotsi? Utwaye ikinyabiziga mu rugendo rurerure, ni mu muhanda uromberejeho ibice byinshi, ese ni iki uba wakora mu gihe utangiye kugira ibitotsi? Urabizi ntabwo turi amarobo, hari abantu batwara nk'ibinyabiziga byambukiranya imipaka cyangwa ugasanga yiriwe atwaye umunsi wose, birashoboka ko ushobora kugira ibitotsi. None uba wakora iki mu gihe ugize ibitotsi utwaye? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri. Ngo gucuranga umuziki cyane, ugahita ucuranga amapiyano. Mbega kwihuta cyane kugira ngo usoze urugendo vuba. Se kuva mu muhanda urombeje ibice byinshi ugahagarara ahantu hatekanye, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki wamaze kugitamo, ndiza guso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro isoki kuri nta kindi ni C. Ni kuva mu muhanda urombeje ibice byinshi ugahagarara ahantu hatekanye, ntiwatwara ikinyabiziga uri kugenda uri gusinzira, byaguteza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo kuki ugomba gucana amatara mu gihe hatangiye kwijima? Ujya ubibona bwaba butangiye kwijima ukabona umuyobozi w'ikinyabiziga acanye amatara y'ikinyabiziga cye, ese ni ukubera iki uba ushobora kuyacana? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri. Ngo kugira ngo akerekane umuvuduko kagaragare neza. B kugira ngo abandi biborohere kukubona. C kugira ngo ujyane n'abandi bayobozi b'ibinyabiziga. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo kuko amatara yo ku muhanda ari kwaka. Hano urabona isoki kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki wamaze kugitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Impamvu ugomba gucana amatara ikinyabiziga cyawe mu gihe hatangiye kwijima, hano isoki kuri nta kindi ni B. Ni ukugira ngo abandi biborohere kukubona, abandi baza bagusanga cyangwa se abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa baze kukubona. Ibaze kuba uri kugenda mu muhanda uri umunyamaguru ukajya kubona ikinyabiziga saa moya z'ijoro nticyacanye amatara, ntiwakibonye, wambukiranyije umuhanda utakibonye ahise akugonga. Rero ucana amatara kugira ngo abandi biborohere kukubona bari gukoresha inzira nyabagendwa. Ikibazo cya munani kikabaza ngo ikinyabiziga gishobora kugira amatara arenze abiri y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye amatara akurikira. Ikinyabiziga nticyagira amatara arenze abiri y'ubwoko bumwe, ariko ngo hari amatara kiba cyagira arenze abiri. Ayahe? Ngo itara ndangamubyimba, B itara ryerekana icyerekezo, C itara ndangaburumbarare. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona isoki kuri cyanya cyo ari igihe ikinyabiziga gishobora kugira amatara arenze abiri y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye amatara akurikira. Ndakeka ko isoki kuri hano wamaze kugitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano isoki kuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Kiba cyagira amatara arenze abiri ndangamubyimba, kiba cyagira amatara arenze abiri yerekana icyerekezo, kiba cyagira n'amatara arenze abiri ndangaburumbarare. Niyo mpamvu duhisemo D, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo neza ko n'ikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu ari ingenzi gukanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose kizeho ujye uhita ukibonera ku gihe, kuko ni cyatuma ujya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo itara ndanganyuma rigomba gushyirwa ahakurikira. Ese itara ndanganyuma ku kinyabiziga riba rigomba gushyirwa he? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri. Aho ku nguni y'iburyo y'ikinyabiziga, B ku gice cy'inyuma ku kinyabiziga, C ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona isoki kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri wamaze kugitamo, ndiza ko isoki cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano isoki kuri nta kindi ni C ahegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga.
kubera iki barishyira ahegereye ngo n'ibumoso y'ikinyabiziga? Nta gihe wari wagenda nko mu nzira nyabagendwa, umuyobozi w'ikinyabiziga kikuri imbere wenda ni igikamyo, akakwereka wenda wowe ntabwo uri kureba imbere neza, ushaka kumunyuraho ukabona ririya tara bari gukoresha ari kukubuza, cyangwa akakwemerera ngo umunyureho, riramubona ko riba riri mu ruhande rw'ibumoso ahegereye ngo n'ibumoso y'ikinyabiziga. Rero ndakeka ko waramusamo se, ndizera ko waramutse ukandika urupapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri. A ngo iteme ridahoraho, B umuhanda utaringaniye, C umuhanda winjira mu kuzimu, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ubutaka bworoshye. Kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cyanya cyandika ku papuro, hari cyavuga ngo ni mpande eshatu mu ibara ritukura, cyangwa bavuga ngo ni mpande eshatu umuzenguruko w'umutuku. Ibyo byose niba bivuga uzamenye ko ari kimwe. Hari cyavuga ngo ubuso bw'ibara ryera, hari n'igihe bavuga ngo ubuso bw'umweru. Ibyo nabyo byose aba ari kimwe. Ubuso bwera, ubuso bw'umweru, ibyo byose ni kimwe. Hano ndakeka ko iso cyikuru bamaze kugitamo rero. Ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. N'iso cyikuri nta kindi ni B umuhanda utaringaniye. Ubu ugiye kugera ku gice cy'umuhanda kirimo ibice bimeze nabi, hano hameze nabi, cyangwa se harimo utuntu tw'utunogo, umuhanda utameze neza, niyo bita ngo ni umuhanda utaringaniye, harimo utuntu tw'utununga. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda. Ushaka kuri YouTube channel yanyu rero ubirebe kugira ngo ntibijye bikugora. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ahari hejuru cyane y'ubuso bumurikaho amatara ndangambere na ndanganyuma ntihashobora kuba harenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. Ibe bipimo ariko ikinyabiziga kidapakiye. Hano hari ibisubizo bine baduhaye. A ngo metero imwe na santimetero 50, B ngo metero imwe na santimetero 75, C ngo metero imwe na santimetero 90, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo metero 2 na santimetero 10. Hano urabona iso cyukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza. Mwibutsa ko kino kibazo bashobora kugihindura bagafata ziriya metero bakazishyira muri santimetero, ntibikugore. Bakavuga ngo A santimetero 150, B santimetero 175, C santimetero 190, D santimetero 210. Ese hano urabona iso cyukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Hano rero iso cyukuri nta kindi ni C metero imwe na santimetero 90. Ariko niba kigwa baginduye muri bwa buryo bundi nkubwiye bavuze ngo ni santimetero 190, uhita uhitamo n'ubundi santimetero 190. Kuba ngo metero imwe na santimetero 90 no ngo santimetero 190, ibyo byose aba ari kimwe, uhita ubikora. Murabizi metero imwe ibingana na santimetero 100. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 12 kirabaza ngo ni ryari ikinyabiziga gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka cyangwa vitesse idakora? Ibyo bintu bishoboka bite? A ngo igihe kigenda hamanuka, B igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga, C igihe gifite feri y'urugendo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo. Bibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Fata telefone yawe twandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789351626. Tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode nziza, tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakorera imwe uhite utsinda. Ukeneye kwiga uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi katagukunda ngo uze twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online, aho duha amasaha aboneka ku munsi akunogeye. Ayo masaha yageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukakwigishwa zakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwanye cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubafashemo. Ndakeka ko hano iso cyikuru amaze kugitamo. Hano iso cyikuru nta kindi ni B igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. Ikinyabiziga gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka cyangwa vitesse idakora igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. Muzabirebe nk'igihe kimanuka ukabona haje ikindi kinyabiziga kije gukurura ikinyabiziga, uretse kuba kiri kugendesha amapine gusa, moteri ntiba yaka na vitesse ntibikora. Ndakeka ko rero
waramutse utamo be ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 13 kirabaza ngo birabujijwe kugenza ibinyabiziga bigendeshwa na moteri na za romoroki zikururwa nabyo iyo ibiziga byambaye inziga zidahagwa cyangwa inziga zikururuka zifite umubyimba uri hasi ya santimetero 4, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ntibikurikizwa ku binyabiziga. Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri. Ango ku binyabiziga by'ingabo bijya hatarenga kilometero 25, bengo ibinyabiziga bihinga. Se ibinyabiziga bya polisi mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndiza kuso cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni de, nta iso cy'ukuri kirimo. A ntabwo ari iso cy'ukuri, B ntabwo ari iso cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cyanyacyo. Ndizera ko waramusamo rero de, ndizera ko waramuswe yandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 14 kirabaza ngo igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo 2 yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza kiba ari yoze ngo igice cy'inzira nyabagendwa cyangwa se ko ngo igice cy'umuhanda, ibyo byose aba ari kimwe. Kigarukira ku mirongo 2 yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza. Ese kiba kigenewe iki? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. Ahanyurwa n'amagare na velomoteri. B ahanyurwa n'ingorofani. C hanyurwa n'ibinyamitende mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi iso cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndiza kuso cyanyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C ahanyurwa n'ibinyamitende. Iyo bavuze ngo 200 ateganye iba ari 200 yegeranye, nibyo bita ngo ni 200 iteganye. Rero hari kiriya gice cy'umuhanda kiba kiriho iriya 200 iteganye icagaguye aba ari ahanyurwa n'ibinyamitende. Ndakeka ko waramusitamo se, ndizera ko waramuswe yandika ku papuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ugeze bwa mbere habereye impanuka yo mu muhanda harimo inkomere wakora iki? Tegereze neza kuri iyi shusho dufite urabona ko imodoka zagonganye bikomeye, harimo inkomere, uhageze uri uwa mbere. Ese ugomba gukora iki? Ese ugomba kwitwara ute? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ari aho gusohora inkomere mu kinyabiziga. B kubaha icyo kunywa ukabahereza amazi cyangwa se fanta. C kumenyesha impanuka no guhamagara ubutabazi mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Ese hano hari iso cy'ukuri cyanyacyo ari ikihe? Kwibutsa ko video y'amashusho yose abazwa amashusho ameze atya. Iyo video yose namaze kwibakorera, genda kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe iyo video y'ayo mashusho. Ubonye utari kuyibona yandikira kuri WhatsApp nkohereze iyo video mu gihe kitarenze iminota 2. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C kumenyesha impanuka no guhamagara ubutabazi. Ukamenyesha impanuka, murabizi duhamagara, hari imibare bashyizeho 112. Umenyesha impanuka ku bapolisi no guhamagara ubutabazi ushobora guhita uhamagara n'imbangukira gutabara. Ndakeka ko waramusamo C, ndizera ko waramuswe yandika ku papuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo mu gihe umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yambuka umuhanda yitwaje inkoni yera y'abatabona, ese ugomba kwitwara ute? Ese ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Araba ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. B ngo vuza ihoni ukomeze. C gabanya nurangiza ukomeze witonze mu gihe kuri de bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Uri kugenda mu nzira nyabagendwa utwaye ikinyabiziga, uhise ubona umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yambuka umuhanda yitwaje za nkoni baba bafite. Ese wakora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. Ubundi ubonye umuntu afite ubumuga bwo kutabona ntabwo ari kureba, uhita uhagarara akabanza agatambuka
ugafata iyo nkoni nk'icyapa kimenyesha ko ugomba guhita uhagarara, akabanza agatambuka, yamara kwambuka ugakomeza urugendo rwawe. Kuvuza ihoni n'ubundi ushobora kuvuza ihoni kubera atari kukubireba, agahunga n'ubundi agusanga. Ugabanya umuvuduko nurangiza ukomeze, oya uba ugomba guhita uhagarara akabanza agatambuka. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramutse ukandika wa papuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu. Hari ibihu bitewe nuko ibi bihe bimeze, murabizi ibihe biharihinduka, hari igihe tugeramo hakaba hari ibihu byinshi. None amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu, ngo ni meza kuko atuma ureba kure, B ngo ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso, C ngo akwizeza ko abandi bakubona, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Ese amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu, hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri cyandike ku papuro. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndiza kuso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B, ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. Amatara y'urugendo buriya ni mabi mu gihe cy'ibihu kuko arakugarukira akaguhuma amaso. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo mu gihe cy'impanuka mu muhanda n'ubundi bushotoranyi, niyo nimero ya telefoni y'ubutabazi wahamagara. Ese mu gihe cy'impanuka mu muhanda cyangwa se ubundi bushotoranyi, niyo nimero ya telefoni y'ubutabazi uba wahamagara? Uri kubona ko hano habaye impanuka, ese niye nimero uba wahamagara? Hano ibisubizo bine baduhaye: A ngo 911, B ngo 100, C ngo 112, mu gihe kuri D bari kuvuga ngo 131. Ese niye nimero y'ubutabazi uba wahamagara? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndiza kuso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C 112, niyo nimero mu Rwanda dukoresha. 911 niyo muri Amerika. 100 ni gihe turi guhamagara kuri call center za MTN, Airtel. 112 rero niyo uba ugomba guhita uhamagara. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Ubonye hari ubushotoranyi bubaye mu muhanda, ujye uhamagara 112, hasigaye baze bagutabare cyangwa se bagufashe. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa bande? A ngo abanyamaguru, B ngo ibinyabiziga bigendera ku bisiga bibiri, C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, abanyamaguru n'ibinyabiziga bigendera ku bisiga bibiri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa bande? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kuri amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndiza kuso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa, hari iso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, abanyamaguru n'ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. Wari wahisemo A, iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B, iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri kubera ko mu kibazo baduhayemo ibisubizo bibiri ari byo A ndetse na B, ubwo hitamo C. Ndakeka ko wowe waramaze utamo C, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajwe uyu munsi kirabaza ngo umurongo uciyemo uduce umenyesha hegereye umurongo ushobora kuzuzwa n'uturanga gukata tw'ibara ryera. Utwo turanga cyerekezo tumenyesha. Ese utwo turanga cyerekezo tumenyesha iki? A igisate cy'umuhanda abayobozi bagomba gukurikira, B ahegera umurongo ukomeje, C igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo A na C nibyo. A igisate cy'umuhanda abayobozi bagomba gukurikira, na C igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Wowe hano uramutse kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo
bajyamo. Ndizera ko waramutse se, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro, ndizera ko kino kizame dukosora ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icyambere, yaba aya masomo ngenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe. Warakanze subscribe hasi ujye urahita ubibonera ku gihe, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Uramutse wagize ikibazo mwa kino kizame cyangwa se mu bizame twashyizeho mbere, nyandikira cyangwa umpamagare nkusobanurire. Serivisi yo gusobanurira iba ari ubuntu. Ni kuri 0789 935 16 ibyo byose tubigufashemo. Ukeneye ko tukwigisha mudasobwa uri mu mujyi wa Kigali, turaza twakwigisha mudasobwa ukajya mu kizame mudasobwa itakubera imbogamizi. Rero mutwanye cyangwa muduhamagare kuri izo nimero mba nabahaye, tuze tubigishe mudasobwa. Noneho uramutse ukeneye ko tuguhugura, warigisha amategeko y'umuhanda ariko ukavuga ati mbere yuko njya mu kizame ni byiza ko nahugurwa n'umwarimu, uhita unyandikira cyangwa ukampamagara nkaza nkaguhugura, hasigaye wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikindi noneho uramutse ukeneye igitabo tukigusangisha iwawe iyo uri mu mujyi wa Kigali, mutwandikire cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 335 ibyo byose tubafashemo. Nabonye hari abantu bambaza ngo ese kwiga mu buryo bwa online bikorwa bite? Murabizi ni inama zisigaye ziba mu buryo bwa online, ngo hari link ya Google Meeting ukayikandaho nkaguha uburenganzira bwo kureba ikintu nashyize muri mudasobwa yanjye, ahasigaye ukajya urakibona muri telefoni yawe. Tuba tuvugana uri no kubibona, genda nkusobanurira bitewe n'isomo turi kwiganaho. Rero ni mutwanye cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 935 ibyo byose tubafashemo. Abantu buri hafi gukora ibizame bikunda kugaruka, ibibazo bikunda kugaruka, ni ingenzi ko wajya urabona ku gihe kino kizame kiba kimaze gukorwa. Kanda subscribe. Uvuye gukora uratsinze, fata izi video zisharinge ku nshuti zawe kugira ngo nabo baze twigane dukore rimwe duhite dutsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.